kuri Mama Charlene official turabasuhuje tubahaye ikaze mu mpande enye zose zisa aho muherereye. Imbere za kamera hari abantu bashekeje batangaje ni Mama Charlene ari kumwe n'abantu bamwe mwarimu baheruka abandi mwarimu bakumbuye. Aha impande yanjye ndi kuhabona umugabo witwa Ayivana ari gutinya kundeba mu maso ayo ugirisani no kureba hasi ndebe oya ndeba nta kibazo. Ayo buraho amakuru meze neza icyo ufite mu ntoki ni igiki amaye na data ko ndi kubona ari umukara hose afana pe apero urayizi peri sembura umukara gusa urayizi nuko abuze ho mwe hirya ye hari undi mugabo witwa Joseph ariko we ndazi kubagana n'uwa mbere muri aba bantu bose kubagana bya mbere yari imbere agiye kujya kuri kamera niho kubagana. Okay akurikirwa n'umukobwa witwa Fifi. Fifi uraho umeze neza ndi kumva ufite indirimbo wandirimbira aka kanya koko aroga marugeze mahina ngerijwe se aroga nyorohereye mu mizi niyo ndirimbira numve yego yiririmba iminwa y'abadakwendaga warayicejeje uravuga nanjye nahawe ijambo uko byemewe na nyiri ijambo nanjye nahawe ijambo uko byemewe na nyiri ijambo. Bravo nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyirajambo. amen Charlene urakomeye neza nawe agakoti kawe gakozeho neza neza Kamenze karaguhenze nako namutije uretse kubona abantu bakwibasiga ari wambaye intugu babonye intugu azihisha se hari inkovu ziri intugu ni yakazi wari wambaye ndayizi nabonye comment bazagutwitse rwose. none se ikindi kintu babonye ni igiki kari intugu wambara neza no kerega ahubwo buriya babita bimajina ibindi ariko si intugu zonyine nta kintu zitwaye. Hanyuma impande ya Mama Charlene hari umutipe mbogare wambaye neza yambaye umukara kuva hasi ukazamuka ukageza hejuru. Fi uraho ariko harimo iryo jwi amize base hano hari bimu bahazanye wabona cameraman yazanye bimu ntitubibenge umeze neza ku mupira hariho akantu kameze gutya kitwa ngiki ni marike ya Nike ni marike ya Nike kuki batekereje kwambara umukara uyu munsi ariko no kukuboko n'umukara kuri primary anyway musanzwe ngiye nkunda umukara to ufana APR iyo yahuye ukunda yahuye n'iyi kipe yahuye n'iyi kipe yo mu Rwanda iyo yahuye na Kiyovu Sport ubwo bikuryohera naho iyo yahuye na Rayon birabyo kuko byabaye popira ntabwo nyibikunda yariko yanekebura abari sawa. Ingofero yitwa ngo kese ingofero iyi nayo ni ubwoko bw'iyi warahebye cyane namuteye inkunga. iyo ubonye umwana wavukiye mu giturage udashobora kumenya ibintu biva ukisanga uri mu mujyi ushobora gutwika kamanya uba wumva bimeze gute baba yasetse n'imigaga nubwo bitaba ari ibiturage byose
ubwo iyo wavukiye mu mujyi nyine biba bitandukanye, hari ibintu byinshi wishimira abandi bo mu giturage atajya yishimira. ariko byose kavuga uti ni ubuzima bwe. Hanyuma se iyo umuntu asa na se bigenda gute? Iyo umuntu asa na se ni ukubifiringa. yari fisi twaganiraga, reka tugere kuri mama Sharon. Mama Sharon uramahoro? Iyo ubona ukikijwe na Yvani na Joseph na Fifi na Clarisse ndetse Clarisse wase kuvuza ubundi wari warebye hasi ariko mpise mvuga Clarisse bibi ahise yivugira ukabona kumwe na Fisi. Mama Sharon uhita utekereza iki nk'iki kintu iyo ubonye ushagawe n'umuryango nk'uyu? Ikintu cya mbere mpita ntekereza ku mbaraga z'Imana, hanyuma nkahita mbabazwa nuko abantu benshi batazi ko imbaraga z'Imana zishobora kugufasha mu bintu bidashoboka cyangwa mu bitari gushoboka, bitari no kwemera. Birambabaza ko abantu bakunda kwizera imbaraga zabo bakazishingikirizaho, kandi ni imbaraga zishobora gukora mu gitondo nimugoroba ntizongere gukora. Ni imbaraga zishobora gukora muri 21 ariko muri 22 ntizongere gukora. Ubwo rero mpita nkurura imbaraga z'Imana zikomeye, ariko nkababazwa n'abantu batizera izi mbaraga z'Imana. Yego. Reka rero mbasabe mbere yuko dusenga, reka sabe Yvani na Joseph bahana icyo tubabwira ati umwaka mushya. umwaka mushya. Use Sharon ntabwo wabibwira Fifira? Umwaka mushya fi. Umwaka mushya. Musaba kantu ngaho reba umuto w'umuhama. Ubwo wabura umutoma awuhama rwose ijambo wabwirama. ni uko mukunda cyane. bivuga mu Cyongereza. I love you so much. Thank you. Ntabwo ujya kunda kwitabira ibintu byo gukina filime cyane nka Sharon nka Fifi. Ndaje ngaruka kuri Fifi gatoya. Wowe ni kubiri ko utabisha amabuke cyane? Ni uko ubundi ngiye mu bisanzwe ukuntu ibintu nkunda, nyine nkunda gukora ibintu byihariye bitari popular. Ukunda gukora imika kugira ngo tubandanye. Aiva, ngiye kugusaba udusengere hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. Kirasta. Abana dusenge. Nani tutakasimu mjutu wishina kakanya waduhari nani tutakasimu mjutu waweja twisi twakoze ibyo twigambye tutirika umuhimu gisha n'abandi bose abatifashije bafashe n'abandi tutakasimu mjutu ariko abifashije nabo bajya gukenera n'abandi tutakasimu mjutu tukeneye imbabazi zawe n'izonekana mwami turindanga dutangiye ikiganiro neza neza Yesu Kristo. Amen. Amen. Fifi, wari waragiye hehe? Wari warabuye utaherukaga? Nagiye ku ishuri. Ku ishuri harya ntibakoma? Umuntu ari ku ishuri ubuzima bwahagaze? Dada. Warabitsinze se? Okay. Ikintu gishyashya cyabayeho muri iki gihe muri ku ishuri ni iki se? Agashya wibuka kadashobora kwibagirwa nta gake. Ikintu cyabereye ku ishuri ntarimenyereye. None kera. Nuko nagiye ahantu habi imbeho. Icyo kintu ntarimenyereye. Imbeho yaragucyanga. Usanzwe ubyuka saa 10. Nta nubwo nari nsanzwe mbyuka saa 10. Kandi nahise njya muri interina. Ntabwo bakunyuzuye se? Ntabwo wabaye umujyanama? Ntabwo banyuzuye. Yaravuze ngo nta muntu unyuzura umwana w'inyamirambo.
nageze ayitakaho. Abakunzi ba Mama Charlene official twari kumwe na mama, turi kumwe na Mama Charlene ndetse n'abana nk'uko mwabibonye, Ivan, Joseph, Fifi, Charlene ndetse na Fisi, nibo twari tubahereye kugira ngo tuganire, tubavugishe, twari tugize amahirwe yo kubabona nabo. Reka twegere kuri mama wabo dutangire tuganire. Mama Charlene rero, iyo ubonye ibi bintu ni ibyishimo, ngira ngo ni gutangira uyu mwaka, harabura iminsi mike abana bakajya ku ishuri ku masomo, ariko ni ibiki byabaye muri uno mwaka ushize wowe n'umuryango n'abana bawe? Ni ibihe bintu kandi wumva wishimiye uyu munsi? Ni irihe shimwe rikuri ku mutima, riri mu bwonko, riri mu maso, ryuzuye umunwa, ku buryo wavuga uti Imana hari icyo wakoze njyewe n'abana banjye, njyewe n'urubyaro rwanjye? Ndibwira ko ufite ibintu byinshi ushobora kuvuga hano ukandika igitabo kuri uyu munsi kimwe n'abana. Okay, wenda ni nacyo nyamukuru, gushima Imana ndetse nkashimira n'abantu, ndetse ngashimira n'aba bana banjye. Wenda umuntu ntabivuga byose, kandi ibyo umuntu ababitse nibyo biba ari byo by'ingenzi, ndetse hari ibyo nzi n'abana batabasha kumenya, cyane ko hari n'ibyo umenya ntiwifuze ko abana babimenya bitewe n'uko nyine ni abana ngiye nk'aba mama. Dufite rero amashimwe menshi cyane by'umwihariko ngewe, kuko uyu mwaka wabaye umwaka ukomeye cyane ku buzima bwanjye n'ubw'abana banjye. Ushize nibagiwe ko twabuvuyemo, kuko numvise ko ngomba gushimira Imana njye n'umuryango wanjye, nk'uko njya ntanga ibyigisho nkagenda shima Imana, mbwiriza abantu ku isi, ariko nafashe uyu mwanya kugira ngo shimire Imana mu ruhame, mbwira abantu ngo mbashimiriye umwami kubw'ibyo yakoze, akabikorera njyewe ndetse n'umuryango wanjye. Imana yakoze ibintu bikomeye, twahuye n'urugamba rukomeye, by'umwihariko uyu mwaka turimo wawubanjirije se nabashije gushima kubera ibihe bibi twari turimo. Uyu mwaka nawubonyemo amakuba menshi, yagombaga kuzamo n'urupfu, akazamo urupfu kuri njyewe no ku buzima bw'aba bana. Nabonye ibintu bikomeye, mbona ibintu biteye ubwoba, kugeza ubwo senga amasengesho ntigeze nsenga nanone mu myaka yanjye yose yo kubaho. Hari amasengesho nasenze uyu mwaka ntigeze nsenga kuva nakizwa. Muri uyu mwaka nabonye uburinzi bukomeye kuva kuri Ivan uriya, hari ibintu byamuhize byinshi. Muri iyi minsi ndi gutanga ubuhamya ariko nterura, ariko hari igihe nzerura mvuge amavu n'amavuko, ndetse wenda kuri iki kiganiro nzagerageza gushyiramo amafoto y'ibyo abantu bazareba bakabona uko byari bimeze. Uyu mwaka nahuriyemo n'ibintu bishare, ku buryo kuba ndi kubona Charlene yicaye aha, kuko Charlene mu bantu bagombaga kugenda mbere y'abandi, ngewe na Charlene turimo. Kubona Charlene yicaye hano uyu mwaka turimo, tukaba turi imbere ya kamera, ari muzima, atari afite amaguru abiri ari kugenda, yarize iki gihembwe akaba yarakirangije, akaba ahumeka. Ni ibintu nanjye nkurura ubwenge bwanjye nkavuga ngo wa Mana we, burya najyaga nkuvuga ntarakubona. Inshuro Charlene yapfuye agapfa akongera akabaho ni nyinshi, ariko noneho bigeze muri uku kwezi kwa 12 hari aho yageze akajya akadusezera, hari ikibazo dufitanye, akajya popera ari mu marembera. Ubwo wenda n'utwo mu kwa 12 navuga, agapopera akavuga amagambo akomeye ari kudusezera, muzakunde mama, fi ndagukunda, abwira Fisi bayi, ari kudusezera ari mu marembera. Byari bikomeye. Nzagerageza gushyiraho amafoto ye
kuko n'aba bana aho bari ku ishuri numvaga telefone buri mugoroba z'ikigo zitari nziza, biba ngombwa ko dusenga ijoro n'amanywa kugira ngo babashe gukora ibizami bo gutaha, kandi bose uko ari batatu. Ni ibitero byatugabweho twese ntawe birobanuye, ariko hari ijambo Imana itabeshya yambwiye, irimbwira mu kwezi kwa munani, irambwira ngo uyu mwaka nushira ngo uzafata igihe cyo kunshima, ngo kuko uzawuhuriramo mu mpera z'umwaka uzahura n'amakuba menshi yakuviramo gupfana n'abana bawe, ariko uzawusoza mu mahoro utangire n'undi mu mahoro. Niyo mpamvu nahise nihuta ntibatarajya ku ishuri, reka nshimire mu ruhame isi yose ibibone Imana yacu ifite imbaraga, kandi Imana yacu igira gute, irarinda. Imana imbwira ibintu bikomeye ntarabibona. Bohereje ibisazi mu bana banjye, ibimenyetso byo gusara no gusara amaso yanjye yarabibonye. Bohereje urupfu mu bana banjye, utagira ngo ni indwara zisanzwe barwaye, n'abarozi babarugaga, ibirozi nkabibona. Bohereje ibintu byinshi by'ibitero. Ari tonto, tujya dukunda kumwita tonto, n'isheri wanjye by'umwihariko tujya dukunda kumwita tonto kuko akora ibintu nk'iby'abantu bakuru. Abana banjye bakambwira ibintu bikomeye babonye ku ishuri, bakumva amajwi abahamagara batazi ahantu aturuka, bakareba abantu batazi aho baturuka, ari ibyo bitero by'uburozi. Tuba ku rugamba rwo gusenga, njye n'umukecuru umwe, hari igihe nzamubazanira, niwe wambaye hafi muri urwo rugamba. Turasenga Imana, nkabona ko bikomeye. Cyokora kuri Sharirene hari aho byageze nibagirwa ko Imana yambwiye ngo Sharirene ntacyo azaba, kuko nabonaga bikomeye cyane. Hanyuma ku bintu twahuye nabyo ntashaka wenda guhita mbabwira nonaha, njyewe n'umuryango wanjye twari twafashe uyu mwanya ngo shimire Yesu, njya mwita Afande Jesus. Hari igihe njya mbwira Fisi turi nko mu masengesho, avuga ngo ndashaka umukubitira amasaruti mu cyimbo cyanjye kuko wazi kuyakubita neza, nkabona ni sawa. Arabinyereka tu. Mama aragutura. Indi mukubitira amasaruti mu cyimbo cyanjye umubwire ko ari ayanjye. Nyamwita Afande Jesus. Ndamushimiye imbere y'abakomeye n'aboroshye Yesu. Ndamushimiye imbere y'abakuru n'abato. Nshimiye Yesu imbere yabize n'abatarize. Ndamushimiye ku bantu bo mu mujyi n'abo mu cyaro, abo mu Rwanda n'abo mu bihugu by'abaturanyi, abo muri Afurika n'abari mu bihugu by'Uburayi ndetse no muri Amerika. Ndabashimira Yesu ku basirikare n'abasivile. Yesu ndamushimiye, yadukuriyeho gupfa duha kubaho. Uyu mwaka nibwo nishimiye ubuzima kurusha indi myaka, kuko uyu mwaka niwo mwaka nabonyemo urupfu. Kugira ngo mbone ibimenyetso rero mvuge ntiburyo ibyo wavuze ni ukuri, uyu mwaka urimo gushira hari ibintu byatubayeho bidasanzwe ndetse kuri twese. Ubwo abana bari mu bizami bari ku ishuri, ukumva ngo bohereje imbaraga z'ibisazi ku bana kandi bigakorwa n'injoro, niko Sharirene nawe bikomeye. Sharirene yajyaga ajya gukora ikizami avuye muri koma. Twaryamye tukaryama adahari kubera izo mbaraga bakoreshaga, tukabyuka saa 12 za mu gitondo. Ndi kubwira Imana nti koko agiye kongera amara undi mwaka atiga, wamba bari umwana wanjye agakora ibizami. Kuko nari narasenze mbere yuko batangira, mbere yuko bajya kwiga, nari narasenze Imana irambwira ngo Sharirene mujyanye kwiga kandi aziga. Ibizami rero bitangiye birakomera cyane, ararwara amera nabi, akajya arara muri koma adahara, tumva atazi yari. Ndi gucunga ku jisho,
amasaha yo kubyuka ngo ajye ku ishuri 12:00 zikagera. Iwite Sharirene ntari bukora ikizami kuva batangira ibizami kugeza basoza nuko twari tumeze. Nkabona avuye muri koma, nkabona aratumbutse agiye koga avuye muri koma. Ibizami byose yabikoze avuye muri koma. Hanyuma hari igihe yavaga ku ishuri n'ubundi agasubira muri koma. Bishatse kuvuga ngo ntago yigaga. Yajyaga mu ikayi ngo agiye kwiga, yarigaga n'ukuri akageza nka 6 z'ijoro. Ariko hakaba ugafatwa n'umutwe ukamurya cyane. Kuba Sharirene yarakoze ibizami akaba yararangije igihembwe, kuri njyewe ni amashimwe akomeye. Sharirene kuko yatangiye ikizami imbere y'aba bana, aba bana nabo bajya gutangira ibizami bahise boherezwaho izo mbaraga. Ninjoro abana bagahinduka abasazi, bakabaterereza kurwana n'abandi bana bavuye bari baryamye. Naje kuganira n'abana bakajya bambwira ibintu babonaga. Nabwo dufata ibihe byo gusenga, tugasenga kuri telefone, ubundi tukabasengera nkabwira Imana koko wambabariye abana banjye ntibazabohereze kandi ikizami kigeze bakiga bakarangiza. Noneho bariga bararangiza n'ibizami barabikora. Ariko mu kwa 12 nyine abana bava ku ishuri dufatwa n'uburwayi tutazi aho buturutse. Nge wabanje ngira ngo urabizi ko twari kumwe mu kiganiro, usiga ndi muzima nta kibazo, ndi kumva nkumva n'umunaniro ukuntu. Ariko iryo joro ndarwara njya mu bitaro. Nafashwe n'umuriro mwinshi cyane cyane, unkoze wese akagira ubwoba. N'umuriro watumye banjyana kwa muganga. Tugeze kwa muganga, muganga nkoraho nawe arashya, arangije ahita bashyiramo igipimo cy'umuriro. Bampimye karasona, barebye basanga nta muriro na muke mfite. Arongera agishyiramo bwa kabiri agira ngo cyapfuye cyangwa yagishyizemo nabi. Kirongera kirasona abona nta muriro ufite. Ngewe nkajya ngenda mu marembera numva ngenda ariko ndyamye barimo baravuga ngo birakomeye, bari kuganira abantu nkajya mbumva numva ijwi rimbwira ndimeze nabi. Ijwi rirambwira ngo ibi ni iterabwoba rya Satani. Mpita ndembuza umwe kugira ngo batagira ubwoba, ndabarembuza ndembuza umwe ngwino aranyijyana ngo muhumure ni iterabwoba rya Satani. Navuye mu bitaro ngeze mu rugo abana bari baruhutse, ndyamanye n'uriya w'umuhungu kariya Ayivana. Turyamye bigeze mu gicuku nawe afatwa n'umuriro uzuruta uwo nari mfite. Agira umuriro mwinshi duhita tumujyana kwa muganga kandi mujyana nanjye ndwaye. Tugeze bamukubita igipimo bati nta muriro afite. Bamukubita ikindi gipimo bwa kabiri bati nta muriro. Umuganga ngati mama ati ibi bintu no gusenga nge byanyobeye ko mbakoraho mwese mwaza mufite umuriro mwasanga muratwika ariko nabapima kasanga nta na mukeye. Tuba nawe arara mu bitaro turataha. Dutashye tugeze mu rugo ninjoro Sharirene arafatwa, ni naho yadusezeraga. Bayi ukuri twihangana byarananiye, mbona ni bayi nyine, mbona abashaka ibitambo bya Noheli byo mu kwacu. Hari abantu barahize gutanga ibitambo, ariko naravuze ngo abantu bashaka ibitambo mu bana banjye nabo bazabarye babajyane, ntabwo iwanjye ariho hari ibitambo gusa, bazagende bitambe mu izina rya Yesu, kuko nge ntaho mpurira n'abazimu, sinigeze mbacirira, nubwo nigeze mbakorera nibura ngo mbareke. Rwose nta bitambo biri iwanjye, bazagende namwe babatambe mujye kwitamba. Nuko Sharirene arafatwa agira umuriro w'indengakamere. Noneho icyo gihe nari mfite igipimo cyanjye sasa, kuko nabonye ko ari ibitero. Ndamupima umuriro tugira gute ntitwawubona. Mpita mbona ko ari bya bitero Imana yambwiye byo mu kwa 12 abantu badutanzeho ibitambo bashaka kumena amaraso wanjye. Turasenga, umuntu umwe dusenga ni uwo mumama dusenga nawe umukecuru, arampamagara arambwira ngo Imana yambwiye ngo ibyo ni ibitero bohereje, impamvu umuriro batawubonaga ni imbaraga batwoherejeho kugira ngo dufatwe n'uburwayi bw'umuriro,
duhiremo imbere, wabizi ko umuriro n'ubundi utera ibibazo, umuriro mwinshi, duhiremo imbere ngewe cyangwa abana banjye habonekemo nibura umuntu umwe upfa. Imana iraturinda. Ubwo rero ubwo nari ndwaye ni nako abajura banyibaga, banyibye 4 mu kwezi n'igice, aka 4 uko narwaraga ni nako banyibaga inshuro enye zose, nibwo bwa mbere nari mbibonye. Rero ndashimira Kirisitu, ndashimira Imana ko yandereye abana tukaba tugeze muri uyu mwaka. Aba bana ubona ni abana banyuze mu mateka kuva kuri Ayivani kugeza kuri Irakiza Joseph, Fifi, Sharirene na Fisi. Ni abana b'amateka. Fisi rero urabona ko ari bogari, yazaba fande mwiza cyane. Fisi uyu nguyu ubona yavukiye amezi 6. Impamvu mbivuga ni ukugira ngo tuvuge imbaraga z'Imana. Yavukiye amezi 6, nari naramuhebye, ariko mpiga umuhigo ndi kumuhima, mbwira Imana ngo niyuzuza amezi 9 agihumeka, ngo aho nzabasha gukandagira n'amaguru cyangwa n'imodoka nzagenda mvuga imbaraga zawe kukomeye. Yujuje amezi 9 afite ibiro 5, ari umusore mwiza no kumubona mu buhinja bwe. Imana rero uburyo yamureze ikamukuza, ikaba muhamya w'ubwenge mu ishuri ni n'umuhanga, noneho si n'ubwenge gusa ikamuha n'ubwitonzi. Kuba aba bana banjye biga muri interina, tukaba tugeze magingo aya nta mwarimu urampamagara ngo ambwire ko bitwara nabi ku ishuri, nabyo mbishimira Imana, kuko ahanini bajya bavuga ngo abana b'umugore. Mbishimira Imana. Noneho uyu Fifi ajya amara kuvuka, kuko nari nabyaye Sharirene avuka afite ikibazo cy'ukuguru. Mbyaye uyu nguyu mutwite avukira 6. Urumva ko babantu batwita abashingwe, bateramwaku, amazina bazi kuduhimba, wagira ngo bo ntibazabyara cyangwa abakobwa babo ntibazaba abagore cyangwa abasore babo ngo baba abagabo, bagatangira kuguhimba amazina. Uyu maze kumubyara batangiye kumpamagara ngo warebye ko ukugura ari kuzima, ngo witegereje amaboko ye ni mazima. Ariko Imana yari yambwiye ngo nguhaye umwana w'umugisha nawe. Ivuga Fifi yavutse ari umukobwa mwiza, ufite imisatsi myiza, udafite ikibazo. Numva Imana imanaguye amarira. Nwite uyu Irakiza Joseph Tonto, sheri wanjye, namuhuriyeho n'urugamba n'intambara ziteye ubwoba ndetse zikomeye ntasobanuye nonaha, ariko ndashimira Imana yamumpaye nawe ikamumpa. Ndashimira Imana yampaye Ayivani. Hari ijambo yambwiye, nibwo bwa mbere nari ndyumvise, naribwiwe nawe. Hari igihe yigeze ambwira ngo mama mutima nkuzanira igikoma cyo kunywa, mvuye kubwiriza ngo mutima. Iryo jambo rya mutima ndaryumva Ayivani, nari nararyumva n'abandi bantu. Yaragutomboye. Yampaye umutumba mwiza cyane. Rero nishimiye ko mfite aba bana, kandi nishimiye aho bageze. Ndashimira Imana, ariko sinasoza ntashimiye. Hari ibyiciro ubundi, hari igihe umuntu aba yaranyuze mu nzira zikomeye nk'uko nazinyuzemo, nkaba mfite aba bana tumeze gutyo, hanyuma abantu bakumva yuko ari imbaraga zawe wenyine. Burya kugira ngo ukomere cyangwa ugere aho ugeze, hari abantu baba barabigizemo uruhare. Burya nta muntu ujya wifasha reka nkubwire, naho narwaye abaganga bakanyitaho, nabo bagize umumaro mu ruhare rwo kuba ndiho. Nari nashimiye Imana, ariko ngiye gushimira abantu. Ndashimira abaganga, njya mvuga ibyiciro bigize ubuzima bw'umuntu n'abaganga babamo. Abaganga nkashimira abashinzwe umutekano, ngiye bacungiye umutekano. Nubona nta bushobozi mfite bwo gushaka interisenge ngo izi wanjye, ariko ndabizi ko bacungiye umutekano. Abashinzwe umutekano bacunze umutekano wanjye n'uw'umuryango wanjye, kuko uburyo urwego rw'umutekano mu buzima bw'aho umuntu aba ageze baba babigizemo uruhare.
abandi bantu ushimira ni umuryango nkomokaho. Umuryango nkomokamo niwo watumye nanjye ngira umuryango unkomokaho. yego Hari ibintu bamfashije mu buzima. ya fise nk'umuntu uyu munsi umaze gukora uri muri internet, hari ujya kuri internet ukarebaho ibintu bitandukanye byinshi. Iyo wirebye n'uburyo umeze uyu munsi wumva ushaka kuzaba uwuhe muntu mu buzima bwawe uyu munsi w'ejo hazaza? Okay, anyway, nje akini umuntu wundi nkunda kuba ndiwe ahantu hose. Nyine nshaka ukuntu ngomba kuba nihariye tu, nakora ikintu kidasa n'uyu nguyu, keretse nyine cya kintu gituma kiba gikurikiwe n'amategeko, uba uvuga uti ni ukugikora kuko nta kundi. Ukumva mu buzima nyuma yo gusoza ishuri waba iki, wakora iki mu nzego za leta se, cyangwa waba rwiyemezamirimo, waba umupilote, waba iki? ubundi umuntu nyine umuntu uba utekereza biri hayi bya danje aravuga uti anyway ngiye nyine inzozi ngira nta hantu zigarukira. ngira inzozi zitagira ahantu zigarukira, ariko muri make ubundi ngiye nkunda kuba umusirikare. Umusirikare ukunezeza muri iki gihugu ubundi kabisa. Nanone mu bisanzwe nta role model ngira, ariko nyine umusirikare muri iki gihugu nibo bahakurusha abandi, ni nyine ni intore ibarusha intambwe. His Excellency Paul Kagame. Ndahavuye rwose. Napfuye rero ndende cyakoze. Reka negere Aiva, wikwitegura kujya ku ishuri, ni igiki wabwira mama, ni igiki wabwira bakuru bawe, cyangwa se ni igiki cyifuzo ufite wabwira Imana? Icyo wambwira icyifuzo ufite nabwira bose n'Imana. Ubu tureba nuko naha Imana icyifuzo ko nzagira ubwenge, nkagira ubwenge nk'abandi, nanjye nkatsinda amasomo. Kandi n'icyo nabwira abantu bose, icyo nafasha bene ubu ndeba ibintu byose yankoreye ndi mu rugo, na mama ni ukumushimira ibyankoreye ndi mu rugo, aramfashe neza nakatageze, ndamushimira n'abandi bose. Hanyuma ni igiki we wumva wavuga muri uno mwanya mu witegura kujya ku ishuri, hagati ya mama se niba ari fisi, donc ni igiki wumva wavuga nk'umuntu ugiye kugenda dusoza iki kiganiro? Nabwira bose ndabakunda, kandi icyifuzo nahaye Imana nuko aho ngiye nzagira ubwenge n'umugisha, kandi nzabanura. Hanyuma Fifi, ni iki ijambo rikuri ku mutima ni irihe? Buri minsi mike basubira ku ishuri? ijambo rindi ku mutima nuko nshima muri Amerika yamfashe ndi mu biruhuko, nakamfata nagiye ku ishuri, n'abana banjye na bakuru banjye bose ndabashimiye, banyitwayitseho neza. Ndashimira Imana ko batigeze bananirwa n'umubyeyi ku ishuri, cyangwa se ngo nitwareke nabi bantu n'umubyeyi. Hari benshi batuye umubyeyi, kandi nishimira Imana ko batamuntumye. Ishimwe himbazwe. Charlotte, mu kuguha ijambo ariko ndashaka kundirimbira akantu gato kumwe rwose, ariko kangerageze ari ya Aline Gahongayire na Niyo Bosco. Ako Dave se umfashe. Okay. Namenye ko hari ubundi buzima, namenye ko hari ubundi buzima nyuma y'ubwo tubayemo, namenye ko hari izindi mbaraga hejuru y'ibyo tubona. Naho ngarukiye rwose.
kubereke aya magambo iyi ndirimbo iri muri aya magambo ariyo ikuri ku mutima uzi impamvu okay hari ibintu byinshi byangiye bimbaho mu buzima aho mvuye kuva nkiri umwana mutoya byo nigiye ncamo byose byaba ibyiza byaba ibibi byose byanyeretse ko nyine iyo Imana ikigufiteho umugambi nta kintu na kimwe muri iyi si gishobora kuguhangamura uko cyaba kingana kose hari ibintu biza bikurusha imbaraga njye nk'ibintu byinshi byagiye bimbaho byandushaga imbaraga pe nta nubwo nari kuba nkiriho sinari kuba nkihumeka benshi mu bikorwa mwarananyibagiwe ko nigeze nanabaho ahari ariko kuko nyine Imana iri hejuru y'ibintu byose niyo mpamvu nicaye ahangaha rero hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'ibintu byose biturwanya byo totona biturusha imbaraga ndumva ariyo mpamvu okay. Hanyuma mu buzima bumaze imyaka mama yavuze ku burwayi bwawe wowe urabizi cyane kuko ariwo byabayeho hanyuma kugeza ubu ngubu nk'umuntu uri kwitegura kujya gusubira ku mashuri uyu munsi uri muzima ni igiki kintu ufite ku mutima wawe ushobora kugaragariza abakunzi ba Mama Charlene Official abakunzi bawe abakunzi b'umuryango ndetse n'icyo wabwira Imana cyangwa mama cyangwa barumuna bawe barumuna wanjye nyine ni ibisanzwe barabizi ko mbakunda iyo turi mu rugo tuba turi kujorokinga mbatesha umutwe nyine ndi umunyakavuyo mu rugo ariko si cyane hari igihe mba ndi seriye kundi sometimes iminsi myinshi ngiye mu buzima ndi stubborn mo gakeya ariko kuva natangira kurwara reka mubwire ntabwo nari nzi ko na mwaka ngiye nzawurangiza hari n'ibintu hari ibintu burya biba ukabyikura mu mutwe nari nzi ko nyine umwaka utazarangira ntazarangiza umwaka nari nariyakiriye yuko umwaka ntazawusoza sinzi ubwo aho natekerezaga nzaba ndi ariko byarantunguye kuba narusoje umwaka ukarangira nkaba tugeze ku itariki 5 nkiri muzima ibintu mbishimiye Imana yarakoze byageze aho ngewe kajya umbwira gusenga ngasha genda usenge nta kibazo sinakubahuka Imana nyine kakunda abantu bayubaka bakayituka bakavuga n'ibintu bitari byiza ariko njye kumbwira ibintu byo gusenga nabwo ati biparike undeke njye n'ubuzima bwanjye byo gusenga by'ibyoro kuko hari ibyo byarabaye bituma numva ko Imana itakibaho ariko burya Imana iracyariho kuba nararwaye nkakira byarantangaje ukuntu nakoze examen nkazikora zose nkazirangiza kandi ubundi byari ibintu narafashe nk'inzozi kandi nk'ibintu bidashobora kuba byaba ariko nakoze examen zirarangira uwo munsi natashye numva nahindutse undi muntu nishimye umwaka nawe utangiye neza nishimye ndashimira abantu bose bambaye hafi famiye yanjye barumuna banjye bamaga care nyinshi cyane bakanirura ayivana kaza Charlene nguha icyayi nguha igikoma kambaza ikintu cyose bakankorera ibintu byose na Amerike yagendaga amanye nakanyereka affection ziwe zose ku ishuri inshuti zanjye twigana n'abandi bari hejuru yanjye n'abari hasi yanjye banyeretse urukundo ndabibashimira n'abavandimwe ba mama baranyumvaga bakanyitaho burya iyo umuntu yaguha umwanya nicyo kintu kiba gikomeye mu buzima nubona umuntu uguha umwanya mu buzima bwiwe akagira ibintu bimwe aparika kugira ngo aguhe umwanya kwiteho akumve umuntu uzajya umwubaha ibintu byo bishimira Imana mboneraho no kubwira abantu hari abantu bamwe nzi sinajya kubarondora ariko njye nzi ko bahari bamwe bari bazi yuko nta kintu nzimarira bari bazi ko nzaba agakobwa kari aho ngaho gaciriritse ariko nabo ndabizi yuko nubwo badakora hari igihe ukora igikorwa sibyo kikajagajeza umuntu ahantu ari sibyo ariko hari umuntu umera hajya n'agasamunye gakasuriye uwo muntu nyine agakomeza akihagararaho ntakwereke ko igikorwa wakoze cyamunyeganyeje ariko nyamara cyamukoze ku mutima rero ntabwo uko abantu bantekereza ariko ngomba kumera niba nararwaye ibyo bibazo nkabinyuramo njya mbona amakomenti menshi n'ibyo bibazo narabinyuzemo nkarwara byararangiye nyine kuko ikintu cyose kiba kibereyeho kutwigisha sibyo kandi burya ikintu umaze kubona cyo ni uko iyo hari ibintu bikomeye bizaba mu buzima bwawe niba hari umuntu uba uzaba we ukomeye n'Imana nayo iguhindura ukomeye none se reka nkwereke sibyo uzarebe urugi rwa metalike n'urugi rw'ibibaho uburyo bikozwemo ni kimwe uburyo aho binyuzwa kugira ngo bibe nyine ibintu bigomba gukoreshwa
hari ubwo ari bimwe ntabwo bikinga kimwe nta nubwo bitegurwa kimwe. urugiza rero rwa metalike ngaho gusudira bagakora iki ariko se igiti kubaza ugashiraho irangi it's fine n'ibindi ntabwo mbizi, ariko ntabwo rero biba bimeze kimwe. bivuze ngo rero umuntu uzaba nk'icyo giti kibajwe sibyo nyine aba agomba kunyura no mu bintu bibaje nyine utuntu turi aho tworoheje, ariko umuntu uzaba nka rwa rugi rwa metalike uzaba icyuma bivuze neza sibyo uwo muntu bagomba kumucura sibyo bakamutyaza bakamusudira neza aho yahomotse bakongera bakamusudira paka akomeye cyane. Yego rero bivuze ngo nanjye ibintu byinshi ngenda nyuramo mbona ko hari icyo birimo birantegurira imbere. Mboneraho kubwira abandi bana bari mu kigero cyanjye, abari hasi yanjye, abari hejuru yanjye ho gato, burya urubyiruko muri ino minsi turi kugenda duhura n'ihungabana sibyo. urubyiruko rwishwe umubare wo hejuru bahura n'ihungabana bakura mu miryango yabo, bahura n'imiryango yabo, ibyo babona ba papa ba mama ibiki bigatuma bagira ihungabana, ugasanga umwana afite imyitwarire idasanzwe. nuko twese tutareactinga ku bibazo kimwe sibyo, ariko urwo rubyiruko icyo nababwira muri aka kanya ni ukuri mwihangane. amagambo yonyine ndabizi ko adahagije, haba hakenewe n'ibikorwa, kuko ntabwo waza kubwira umuntu ushonje ngo ihangane ngo Imana izagufasha, ugomba kugenda ugafata mu byo ufite ukagira icyo umuha. rero nababwiye abantu ngo mwihangane ni ukuri mukomere, ibintu bizarangira, ahubwo wowe gerageza ukore cyane kugira ngo ayo mateka mabi urimo uwatumye uyajyamo uzamwereke yuko hari ikintu nawe cyo kikurimo gikomeye cyane. nifuriza n'abanyarwanda bose muri rusange ndasoje umwaka mushya muhire wa 2022, tuzese imihigo, ibyo twahize tuzabisohoze. ndashimira igihugu cyacu uburyo kidutekerezaho, nshimira abayobozi bacyo, abasirikare nanjye ndabakunda, wese nkunda kubivuga cyane nkunda abasirikare bubahwe cyane rwose, turabakunda cyane, n'abandi bantu bose, abaganga, abarimu, mwese ndabashimiye. abantu mwese mu nkunda, hari abantu bajya banyandikira bakanyereka urukundo pe ku mbuga zigiye zitandukanye bakampamagara, mwese ndabakunda cyane nk'uko namwe mu nkunda. abatankunda namwe mu nkunda kuko ntacyo ntwaye, tubane neza nyine ni sawa. ndumva ngewe ari icyo ngicyo navuga. murakoze cyane. urakoze Charlene. hanyuma mama Charlene, twerekeze ku musozo, ijambo rimwe ushobora kuvuga ahangaha ukanasoza noneho ushima Imana mu isengesho, unatura n'imigisha izimba mutima yawe ku bana, nkabaragiza ubuzima bw'ishuri, ibindi byose ni irihe? ijambo ushaka kubwira bakunzi banjye ntiriwe subiramo, ndashaka kubabwira ko tuzatsinda. twebwe n'Uwiteka tuzatsinda. iri jambo n'ubwa kabiri ndivuze kuva nabaho. iri jambo nigeze ndibwira umupasiteri wanyoboye, ndibwira n'umwarimu wanyoboye. nabaye mu rugamba rukomeye mu itorero, hamwe bafataga imyanzuro yo kuntenga buri munsi ariko bakabura imbaraga zo kuntenga kuko naziraga ubusa. rero hakaba umupasiteri w'umusaza, Imana imuha umugisha ndanamushuhuje, hakaba n'umumama w'umwarimu, njya mvuga ngo ni papa na mama niko mbita, bo mu mwuka. bandwanira ishyaka rero rikomeye, kuko imyanzuro yo kuntenga yagombaga kubanyuraho, pasiteri agasinya, pasiteri arabyanga, abantu barabimwangira, abihuriramo n'urugamba kuko yanze kuntenga. ariko yajyaga avuga ati ndabizi ko nyuma yo kugutenga hari ahantu nzicara, hari ahantu nzatumizwa, bambaze ngo uriya mugore wamuhoye iki kandi sinzabona icyo mvuga. rero nabonye urugamba rukomeye, bamwanga, bamurwanya, bamuhiga. ndamubwira nti pasite humura tuzatsinda, nzakubera umukobwa mwiza kandi finali yanjye nawe izaba nziza. ubwo nari mubwiye yuko ntazamukoza isoni, wenda ngo bavuge ngo bati dore wa mukobwa wawe washyigikiraga. hanyuma abakunzi banjye, haleluya haleluya haleluya, ndashaka kubwira abakunzi banjye kandi nkabwira n'abana banjye ngo tuzatsinda mu izina rya Yesu. kuvuga ngo tuzatsinda ni ukuvuga ngo iherezo ryacu ntago rizaba ribi,
abakunda mama Sharirene ntabwo nzabakoze isoni, nimuhumure. Abanyemera, abemera ibyigisho byanjye, abashyigikira, abamoza ku mutima, ndashaka kubabwira muri uyu mwaka ngo tuzatsinda urugamba mu izina rya Yesu. Ntabwo uzicuza icyatumye unkunda, ntabwo uzicuza icyatumye unkurikirana, ntabwo uzicuza icyatumye uvugira muri rwa ruhame. Hari abantu bankunda bakanatongana, kuko nimba hari abagore bavugwa, ndi umusitari koko, kandi ndashimira Imana yangize umusitari. Aho abantu bakorera mu kazi, haba mu Rwanda no mu mahanga, usanga basiganira, uriya mugore ni umupagani, uriya mugore gutya na gutya. Rero abankunda bagahaguruka bati uzabaze mama Sharirene mumufashe hasi. Mbese hari n'umuntu aba yumva yafata imbunda akandwanira kubera ukuntu bankunda. Ndashaka kubabwira ngo sinzabakoze isoni, kandi kuko turi kumwe n'Uwiteka, finali yacu izaba nziza. Iryo jambo mbabwiye rikubiyemo ibintu byinshi, rikubiyemo ibintu byinshi, kuko nintatsindwa nabo ntabwo bazatsindwa, kandi nintsinda nabwo bazavuga ngo burya Imana irashoboye, nabo bazatsinda izabo kuko barazifite. Hanyuma nkabwira abana banjye mu gusoza, nkababwira ngo nimubanze muhuguke iri jambo muryumve mutari kuri telefone, kandi muritega amatwi. Ndabwira Ivani, nkabwira Toto Sheri wanjye, nkabwira Fifi na Sharirene, nkabwira Afande Claude. Fisi undi yajyaga tuzengereza, tutamwita Afande nyine hano hagashya. Ngo na Afande, hari igihe najyaga ntaha nkasanga yaba aryamishije aba bose. Kandi niko musana ngo Fisi yarari kudukoresha ikosi. Yatangiye kuba Afande. Mwese ndashaka kubabwira ngo muzakunda Imana. Yego? Uko musaba amanota, ubwenge mu ishuri, kandi muzabibona n'ubundi murayabona, muzabona narenzeho, kandi ibyo mushaka muzaba byo, ndetse muvemo n'ibyo mutigeze mutekereza. Muzakunda Imana, mukunde n'abantu. Yego? Abantu muzakunda ni uguhera mu bana mwigana, ahantu hose uzabona umuntu uwo ari we wese, muzakunda Imana n'abantu, kuko ku Mana no mu bantu niho hari ibisubizo byacu. Uharanire kubona diplome nziza, ariko ujye ukunda Imana n'abantu. Hari aho muzagera mukora mu bizami, hari aho muzagera mujya kudepoza mu kazi, hari aho muzagera mukora akazi, ubu muri kwiga muzarangiza. Muzakunde ibintu bibiri, muzakunde Imana, mukunde n'abantu. Kandi nimukunde, Sharirene aravuze ngo n'amafaranga. Iyo ufite Imana ukagira abantu, burya n'amafaranga uba uyafite. Rero amaboko y'isumba byose azakomeza abane namwe bana banjye. Ndabakunda, I love you so much. Ndabakunda kandi nzakomeza mbakunde, ubundi mukomeze muba abagabo Uwiteka azabakoremo icyo yashatse. Yego. Deni, ngiye tutarasoza, ni ikintu nshaka kuvuga nyine numva nahaba abantu badukurikiye. Burya njyewe naricaye rimwe ndareba, nsanga umuntu ushaka kubaka ubutunzi bwinshi, amafaranga, ukubaka izina, ukaba icyamamare cyane, abantu bakagutinya, bakajya bakubararira aho ugeze, ariko rimwe hakazaza umuntu bya bindi wakoreye byose agahita bisenya, ugasigara hasi. Ari ikintu nasanze rero gishobora kukurokora n'umuntu muri ibyo bintu n'ibyo Mary yaravuze mu kanya. Burya akabwiye uzabanze wubake umuntu. Uhere ku wa mbere wubaka umuntu, uhere ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku cyumweru wongere utangire kwa mbere. Umwaka urangire wongere utangire uri kubaka umuntu. Umuntu nibwo butunzi bwa mbere bubaho. Umuntu niwe butunzi utapfa kujegajeza. Sibyo? Ushobora kubaka ayo mafaranga, ejo bakayakwiba, cya banki igahomba. Sibyo? Cyaba bakayiba. Ushobora kubaka yega iryo zina hakaza umuntu aragusebya, ariko iyo wubatse umuntu, handi iyo wageze mu gihe waforopinze wasubiye hasi, wa muntu wubatse araza akakuzamura. Mu gihe izina ryawe bari kuritera icyasha, wa muntu wubatse araza kongera agasukura izina ryawe. Mu gihe wabuze epfo na ruguru, wa muntu wubatse araza kongera akakwereka icyerekezo ugomba kugenderamo. Bivuze ngo rero wubaka umuntu, simvuze kubaka umuntu ngo ni ukurya ukabyibuha ukaba mwiza ibiki, aho ugeze ujye ubana neza n'abantu, ujye ufasha umuntu mu gihe ubishoboye, ubane n'umuntu neza. Iyo kintu nabwiye muri uno mwaka
wubaka umuntu kurusha ibindi byose burya iyo ufite umuntu ufite n'ibindi byose murakoze cyane mama Charlene reka twerekeze ku musozo utarasenga reka tuvuge ngo twari ku mashimwe icyo cyari kiganiriwe n'abana mu buzima bw'ibyo Imana yakoze ahigeje reka rero baragize Imana n'isengesho ndetse unature ishimwe ryabo mu isengesho ubwira so wa mu ijuru. Reka dusenge. ntacyo bafunze ibintu turakubashye cyane Mana. Haleluya. Ntabwo ukojeje isoni kukuvuga nta nubwo kuguhamya bidutera ipfunwe. Uri uwo kwizerwa ndetse no kwiringirwa, uri byose ku bantu bagufite. Ntabwo nari guceceka imbaraga ufite, nta nubwo nabigira ubwira ibyawe, kuko birandenga nkashaka kubibwira isi yose kuzi kurinda. Haleluya. Ntabwo imirimo wakoze hagati mu bana banjye no kuri nge nabiceceka. Hoya Uwiteka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro kubw'ineza yawe yabonetse ku mwana uwo ari we wese wicaye aha ndetse no kuri nge. Ndagushimye igitero cy'ingabo zikomeye zaturutse ahera, haleluya, zikabamba amahema hagati yanjye n'umuryango. Habwe icyubahiro. Ndagushimiye marayika ushinzwe urugamba wururutse ku buzima bwacu mu kwa 12 no mu yandi mezi, hakatubamba akaturwanirira tukaba turi amahoro. Ibyo no bihererwa icyubahiro. Ndagushimye Mana. Ndagushimye ku bwa Fisi, ndagushimye ku bwa Sharirene, ndagushimye ku bwa Fifi, ndagushimye ku bwa Ivani, ndagushimye ku bwa Joseph, ndagushimye no ku bwa mama Sharirene. Turagushimye, tugushimiye imbere y'isi yose. Tuvuze ukuntu ukomeye, tuvuze ukuntu urenze. Uri hejuru y'abarozi, uri hejuru y'abakonikoni, uri hejuru yo gukora kwa Satani, uri hejuru y'imyuka yose, uri hejuru y'ibigirwamana, uri hejuru yo gukora kose kumubi. Narindi kugushima nge n'abana bawe, narindi kugushima nge n'abana nabyaye, narindi kugushimira mu ruhame, narindi kugushimira abantu mbabwira ngo nibakwizere ko kuri umunyembaraga. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Sabiye umugisha abantu bose bagize uruhare mu guseka no kwishima kwacu. Sabiye umugisha Mwami abantu bose barambuye ikiganza kugira ngo ndusheho kwishima n'abana banjye. Sabiye umugisha bari hafi ndetse na kure. Nsabiye umugisha batubaye hafi. Sabiye umugisha Mwami abadukomeje n'abaduhumurije. Sabiye umugisha Mwami bifatanyije natwe mu nzira twanyuzemo. Utanga umugisha ku nshuti zacu zikurikirana mama Sharirene official. Utanga umugisha ku baduhezagiye. Utanga umugisha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Utanga umugisha ku itorero bose. Utanga umugisha Mwami. Ndabigushimiye muri aka kanya Mana. Nkuragije itorero, nkuragije igihugu cyanjye, igihugu cyacu, nkuragije imiryango, nkuragije abana banjye, nkuragije inshuti zanjye Mana. Nkuragije abankurikirana kuri mama Charlene official bakurikirana ibibahembura. Mbasabiye umugisha kandi hari ikintu mbatuyeho. Ubarindisha imbaraga zawe zikomeye iburyo n'ibumoso habo, bahezagirwe n'Imana kandi ingabo zo mu ijuru zibarinde. Ubabambira amahema, dukomeze guseka no kwishima. Cyubahiro n'ikibi cyawe Mana. Urakoze cyane kuko wabanye natwe Mana. Aya mashimwe ahembure abadukurikiranye kandi abari mu kago kabakuremo, abari mu ntambara nk'izo narwanaga, abari mu bibazo nk'ibyo wankemuriye, abari fite ibyifuzo nk'ibyo washubije Mana. Ntukantabare njyenyine, untabarane n'abari mu kaga bari kunkurikirana. Abarwayi ubakize, abafite imanzu baburanire, abarambitsweho ukuboko kw'abarozi ubarengere, abari guhangana n'imyuka mibi bahagarareho, abari gushakirwa ibitambo mu miryango yabo bimane. Kuboko kwawe gukomeye kubane nabo. Urakoze, ndagushimye. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen.